Ndabasuje rero nshuti bakunze basobanukirwa 5TV mbaha ikaze kuri uyu muyoboro wacu, umuyoboro ubagezaho amakuru yizeye, ubusobanuro bw'amazina, iyobokamana, ibiganiro by'ubwenge byose nta handi wabisanga uretse kubisanga aha ngaha nyine kuri sobanukirwa 5TV. Murabizi rero ko tubagezaho ibiganiro byinshi, ibiganiro bigiye bitandukanye. Uko nari mbivuze tubagezaho ibiganiro by'iyobokamana, Bibiliya na Korani, ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibiganiro by'ubwenge. Rero uyu mwanya nanone nkaba ngarutse kugira ngo mbagezeho noneho ubusobanuro bw'amwe mu mazina akunzwe cyane hano muri iki gihugu cyacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Amazina rero waba nawe ukeneye kumenya ubusobanuro bw'izina ryawe. Hari abantu benshi usanga bitwa amazina ariko ugasanga ntabwo bajya bamenya ayo mazina yabo, ubusobanuro bw'amazina yabo. Barayahamagarwa bakayitwa ariko ugasanga nta kintu na kimwe bayaziho. Rero niba nawe ukeneye kumenya ubusobanuro bw'amazina yawe, sobanukirwa 5TV irahari kugira ngo ibigufashemo. Wowe wandika muri komenti utubwire ubusobanuro bw'izina ushaka ko tuzagusobanurira, hanyuma tuzagufasha. Tubibutse n'abashyashya kugira ngo mujye mukora subscribe. Subscribe ntabwo ushobora kuyikora utamaze byibuze nk'umunota wumva. Icyo gihe iyo ukoze akenshi nta kibimaze, ntabwo ibarwa. So ushaka kuduha subscribe, comment, like byose ujye ubikora umaze gukurikira nyine ikiganiro. Rero nkaba ngiye kubagezaho ubusobanuro bw'amazina. Birakunzwe nk'uko ari maze kubibabwira. Ndashaka kubagezaho amazina. Waba witwa Blaise, waba witwa Diane, waba se ufite inshuti yawe yitwa gutyo itarizi neza uburyo ubusobanuro bw'amazina yabo. Uyu munsi rero sobanukirwa 5TV ikaba igiye kubigufashamo, ikaba igiye kukubwira nyine ubusobanuro bw'ayo mazina kugira ngo nawe uyamenye, cyangwa se niba utanayamenye ubwire inshuti yawe aho igomba kuyasanga. Ndahera ku izina Diane. Ubundi Diane ni izina ryakunzwe cyane kandi n'iyi saha riracyakunzwe. Ubona ko ababyeyi bakomeza kuyita abana babo ari benshi cyane, bivuze ko ari izina rikunzwe cyane. Ariko usanga akenshi iba yabiyita ariko ugasanga ntabwo bazi wenda n'ubusobanuro bw'amazina. Rero izina Diane ni ukuvuga ngo izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini ndetse n'Ikigiriki. Rikaba ryaraturutse ku izina Diana, izina ry'umutegarugori w'Imana cyangwa se cy'ikigirwamanakazi mu myemerere ya Roma ya kera. Ni ukuvuga ngo iyi rero yari imana y'ubusitani, imana y'inyamaswa ndetse n'imana y'ubusugi. Hanyuma rero ibisobanuro by'iri zina ni ukuvuga ngo ni umutagatifu w'ubusitani, imana y'isugi, umurinzi w'inyamaswa n'ibinyabuzima byo mu ishyamba. Akaba rero ndetse Diane isobanura umutegarugori utagira inenge. Ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwose ni ubwa ba Diane, umutagatifu w'ubusitani, imana y'isugi, umurinzi w'inyamaswa n'ibinyabuzima byo mu ishyamba, umutegarugori utagira inenge. So imico rero ikunze kuranga ba Diane ni ukuvuga ngo icya mbere akunda kwigenga no kudahutazwa, akunda ubusitani, akunda ubumaji cyangwa se ibijyanye n'imico. Akunze kuba umunyampuhwe kandi utanga umutekano ku bo akunda, kandi ikindi ni uko aba afite intekerezo zijya imbere igihe cyose. Ni ukuvuga ngo iyo niyo mico cyangwa se imyitwarire y'abitwa ba Diane. Ese hari iyo naba ntavuze cyangwa se yaba itaravuzwe, wenda nawe hari uko bazi cyangwa se hari n'ibyo wenda mvuze utaruzi. Hanyuma izina Blaise naryo murabizi ko Blaise ni izina ry'abagabo nk'uko Diane ari izina ry'abagore. Yes, iri zina rero Blaise rikaba rikomoka mu Gifaransa, rikaba rishingiye ku rurimi nanone rwa Latini, aho ryari ni ukuvuga ngo yari Blasius. Rikaba ryaravuzwe cyane mu bayoboke b'idini rya
gikristo kubera mutagatifu Blaise cyangwa se Saint Blaise, ni ukuvuga ngo uyu yari umurinzi w'indwara z'umuhogo. Ibisobanuro bya Blaise, ni umuntu uvuga atomoye cyangwa ufite amagambo y'umugisha. Ahandi ashobora kurihindura nk'utuza, utarambirwa cyangwa se usabana. Ni ukuvuga ngo icya mbere ashobora kuhinduka nk'umuntu utuje, utarambirwa cyangwa se umuntu usabana. Rero imico ikunze kuranga Blaise ni ukuvuga ngo afite ubwenge bwihariye bwo kwigira inama wenyine. Afite ubwenge bwihariye bwo kwigira inama wenyine. Ikindi arangwa no gutuza no kutishyira hejuru. Akunda gufasha abandi mu ibanga. Akunda ibintu by'imitekerereze nka za filozofi, za teoloji cyangwa se n'ibintu bijyanye na meditasiyo. Rero urumva ko uzi Blaise cyangwa se ariko nawe witwa, banza utekereze ku myitwarire yawe, uko ubayeho cyangwa se uko uzi abandi, hanyuma ugereranye n'ibi ngibi biri kuvugwa aha ngaha. Rero abakunze basobanukirwa 5TV, twe tugenda tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, iyobokamana, ubutumwa bwiza, tukabagezaho ubusobanuro bw'amazina, tukabagezaho Bibiliya na Korowani, tukabagezaho ibiganiro by'ubwenge ndetse n'inama zigiye zitandukanye, kugira ngo murusheho kugenda mumenya kandi munasobanukirwa ibintu byinshi cyane. Dusoza rero ni ukuvuga ngo Diane mu by'ukuri ni izina rifite imbaraga kabisa. Icya mbere nk'umuntu uharanira kwigenga, ubwigenge n'ubusugi. Blaise rero akaba umuntu utekereza cyane, utuje kandi ufite umutima wo kugira gute, umutima wo gufasha. Ese wowe waba wifuza, hari andi mazina waba wifuza ko twabasha kugusobanurira, twabasha kukugezaho, kugira ngo nawe usobanukirwe? Twifuza ko mwajya mumenya mwitwa amazina ariko muyazi, ku buryo umuntu atakubaza uko yitwa, usange izina ryawe ntabwo urizi. Ni ikibazo gihambaye kuba waba utazi izina ryawe, kandi ni ikintu wiswe ukivuka, uzabana nacyo, mbega uri cyo nyine urizi. Ni ukuvuga ngo rizavaho ari uko nawe ugeze gute, ari uko nawe uvuyeho. Rero ni byiza ko mubana n'amazina yanyu muzi ubusobanuro bwanyu, cyangwa se inshuti zanyu zikaba ziyazi, cyangwa se muzi neza ubusobanuro bw'amazina y'inshuti yanyu. Rero tubibutse ko iyi ngiyi yari Sobanukirwa 5TV, muri kumwe na Tade. Tubibutsa gukora like, comment, subscribe, unakoreshe ugisangiza abandi. Hanyuma nawe icyo wumva twavugaho gishyire muri comment, kugira ngo tuzagihereho ubutaha. Sobanukirwa rero 5TV nakagaruka tubibutsa nyine ko ibiganiro byo tubagezaho murabizi, abakunzi bacu maze kumenyera iyobokamana, ubusobanuro bw'amazina, Bibiliya na Korowani, ibiganiro by'ubwenge, aho tugenda tubacukumbura tukabasesengurira. Ibi byose rero tubikora ubusobanuro bw'amazina twifashishije imbuga zimwe na zimwe nka za behind the names. Ni ukuvuga ngo aho hose naho tujya gushakira ubusobanuro bw'amazina yanyu, kugira ngo tubagezeho amazina cyangwa se ibintu byizewe bifite isoko, bifite aho byaturutse, ku buryo nawe ubwawe wahagenda ukajya kwirebera, kugira ngo wumve ko ibintu Sobanukirwa 5TV ikugezaho ari tayari. Rero reka tusoreze aha ngaha, tubashishikariza no gukurikirana ibiganiro byacu burabitambuka kuri Sobanukirwa 5TV buri munsi, ngo tunyuzaho ikiganiro. Ubwo iyo twakabije kutanyuzaho ikiganiro, wenda dushobora kunyuraho gucishamo umunsi umwe wonyine gusa, ariko ibiganiro byacu rwose ni ibiganiro byinshi kandi bigiye bitandukanye. Buri muntu wese ni ukuvuga ngo abasha kwisanga. Utashaka kumva iby'Imana yumva ubusobanuro bw'amazina, ushaka kumva ubusobanuro bw'amazina yumva ibijyanye na Korowani, ushaka kumva ibya Korowani nawe ni ukuvuga ngo harimo ibiganiro byinshi by'ubwenge akurikira bisobanukirwa 5TV.